Ijambo ryiza riri muri Yesaya 47:7 yego rivuga ngo biremwe nona si ivyakera kugira ngo utazavuga ngo nari nsanzwe mbi uyu munsi wa none biremwe nona uyu munsi nimba ari uburwayi wari ufite bukira mu izina rya Yesu nimba ari deni wari ufite uryishyura mu izina rya Yesu kuko byose rabishoboye. Haleluya. Ndabyumvise uri nyiribi Imana y'amahoro tasi eneva egadita ya bini konta jeve dosas. Oui, tout est Jésus paye n'imyanya. Imana igupfuka igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse mvuzira ngo amen. Tasi eneva egati. Ini dosai. Hata yasikia zomo. Oui, Jésus dosas. Hallelujah, hallelujah. Yes, reka mbasuze bakunzi ba Concord TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concord abasezeranije gutabicisha irungu ariko reka nshimire wakanze subscribe kanshigikira twatukuye umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda no kuri ngusabiye umugisha nanjye nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu ahubwo ngomba gushaka abakozi b'Imana batandukanye tukiganira uyu munsi rero ntago bisanzwe nitwa nje niko nakwana ikiganiro n'abantu batatu bambwiye bati nyabu nuzaze udukoresha ikiganiro zaza dukoresha ikiganiro twicaranye tuvuga Imana turi hamwe. Amen. Haleluya. Akenshi cyo namaze kubona abantu bafitanye beef ntabwo bakwicara komana bafitanye ikibazo ntabwo bagira ute ntabwo bakwicarana nanjye umuntu tutabyumva kimwe nabonye yagiye mu bukwe ntabwo nabujyamo pese nkubeshye nuko ubwo abantu batabyumva kimwe ntabwo bagira ute ntabwo bakwemera guhurira mu kiganiro. Yego reka duhere ko ufite mikoro abanza dusengere. Dusenge Mana turagushimye urero rakiranuka uri data wa twese uri umukozi w'umuhanga witwa Rubasha. Turagushimye muri aka kanya ko warinze intambwe z'ibirenge byacu tugushimiye ko waturindiye ibyacu n'abacu tugushimiye ko abandi baciye bagafatwa twaciye tukabaho izina ryawe nirishimwe turi imbere yawe turi batatu reka wohereze marayika wa kane waravuze ngo aho batatu bateranye bavuga izina ryawe uzururukube hamwe nabo muri aka kanya ururukube hagati muri twe udushoboze kubera ko dushobozwa nawe uduha imbaraga ube hagati muri twe kubera kuri Imana ishoboye byose bari natwe muri aka kanya uduhagarareho nk'Imana ishoboye byose tuzi kuri Imana igira neza bugaca bukira hanyuma iyo uvuze biraba niyo utegetse birakomera turaguhamagaye muri aka kanya ngo urukubane natwe ube hagati muri twe kandi udushoboze ni mu izina rya Yesu amen. Yego reka tugiye kujya kwibwirana njyewe ikiganiro nkuko nabivuze nitwa hatuma Imana Concord ndi umunyamakuru utarabigize umwuga ariko ndi umuhanzi w'indirimbo zihimbaza Imana. Reka duhere ko ufite mikoro nawe atwibwire urajya uvuga amazina yawe uvuge n'impano ufite zose ntugire nimwe uhisha. Murakoze amazina ni Oliver Tuyisenge. Turi kureba hasi se utari kundeba. Amazina ni Oliver Tuyisenge hanyuma ndi umuhanuzi ndi umuvuga butumwa ibirenze byose duhazi. Ufite ubwoba se? Ntabwo bamfite. Ubundi vuga uti nitwa Tuyisenge Oliver ndi umuhanuzi ndi umuvuga gutyo nibwo amavuta aragera. Haleluya. Nibwo amavuta nibwo mwuka aramanuka. Dutangire witwa nde? Amazina ni Oliver Tuyisenge ndi umuhanuzi ndi n'umuvuga butumwa ibirenze byose duhazi byiza. Yego uvuge n'itore rusengeramo n'umudugudu utuyemo. Nsengera mu bakatolike. Yego umudugudu ni wa Rutamba akagari ni Gafumba umurenge ni Rugarama. Yego murakoze. Ntero wo hirya w'iruhande. Haleluya, haleluya. Amena. Amina, haleluya. Amina. Amazina ni Pascaline nishobora byose ndi umukobwa ushima Imana nsengera muri Anglikani. Ndi umuhanuzi ndetse nkunda no kuririmba cyane. Yego nkunda no kuririmba cyane ibirenze by'Imana duhana umugisha. Utuye he wowe? Nsengeye mu murenge wa Kinoni akagari na Kankumba umudugudu ni Mutabo. Yego usigaye nawe mu mpere mikoro
witwa nde? Maseka ni wa wundi ufite impano yo guseka. Ariko uzi iki kiganiro ntago gisanzwe. Umaze iminsi ari imirabyo gusa iri gukubita. Yego. Uyu munsi agiye kuza inkuba. Haleluya. Amen. Amaze igihe kirekire abakunzi bacu babona imirabyo ku buzima bwabo, ariko uyu munsi ni inkuba zibonetse. Haleluya. Bajya kubasuhuza amahoro y'Imana bane nawe. Ni wa muvyeyi mukunda cyangwa se ni wa mukobwa, kubera ko niteguye kuzabereka ibyiza byinshi. Yego. Amazina ni Mukeshimana Julienne. Ndi mu karere ka Burera no murenge wa Rugarama. Nkunda Imana n'abantu b'Imana. Yego. Nkongeraho ngo nutarayikunda hari ikintu kizamutera kuyikunda kubera impamvu. Ndashimira Imana rero ko nicaranye n'abantu basa neza. Yego. Ndabona dusa neza. Mana yanjye iyi foto izabimeze. Amazina kuyasubiramo ntacyo bintwaye. Muri byaravuze ngo ntasani mfite. Mukeshimana Julienne. Uretse ibyaha byanjye. Kanyakuvuga. Yeni Mukeshimana Julienne. Nindi Yesu yanyise. Yego. Esther. Mu Cyongereza Esther. Imana yanduye amateka yatakwita Esther. Yego. Ntabwo bakivuga Esther. Esther usengera muri etorero. Ndi umwadeperi. Ariko sinirata ko ndi umwadeperi. Ndi umupantekote. Yego turi kumwe. Ndi umuhanuzi, ndi umuririmbyi. Ni ibintu byinshi mbese ngiye mfite. Ndi umuvugabutumwa. No kwerekwa nderekwa. Yego. No muri nyobozi y'itorero Julienne ndimo. Yego. N'ibindi byinshi cyane Imana dushoboje. Yego. Turabikora. Amen. Ariko si Julienne ubikora. Ubwo nasomye ijambo rambwira ngo dusobojwe byose na Kristo kuko ari we uduha imbaraga. Kandi ndi n'umwe mu bantu bavuga baze. Mfite impano yo kuvuga baze. Yego. Uyu munsi rero nagusanzwe ku bakunzi ba Julienne na Concorde TV show. Yego. Turi abantu tubakunda cyane pe. Dukunda abantu nkuko nabo badukunda. Dufite impano yo guseka rero. Uyu munsi agiye gukora impano zitandukanye. Haleluya. Mugira cyane amen. Amen. Birashoboka ko duteranye umaze igihe kirekire wizengurukaho. Umaze igihe kirekire muri ntibishoboka. Umaze igihe kirekire utumenyetso tuboneka ariko igisubizo nyacyo kitaraboneka. Uyu munsi rero haleluya. Uyu munsi byari byaranze kwemera bimenyekane ko twateranye. Abahanuzi batatu, abavuga butumwa batatu, kandi Yesu yaravuze ngo aduhaye ububasha bwo gukandagira inzoka na sikorope. Irangije iravuga ngo nitwizera tuzakora ibirenze ibyo yagize gute yakoze. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Mukeshimana Julienne ni umwadeperi. Tuyisenge Olive, tuyisenge Olive ni umukatolike. Pascaline ishobora byose niba ntibeshye ni umwangirikani. Atuma Imana Concorde ndi umwadeperi. Hano ntabwo twese turi abakozi b'Imana. Haleluya. Buri muntu mu itorero abuwejejwe muri iryo. Jya nkunda kubwira abantu nticano yanjye ntabwo ishingiye ku idini. Ntabwo ishingiye ku idini cyangwa ku itorero runaka, ahubwo ishingiye ku bantu bafite impano, bafite ikintu bageza. Yego. Baguhe mikoro ariko aravuze ngo ntabwo ishingiye ku idini, ahubwo ishingiye ku bantu bateye gutya, ku bamenye Imana, bakamenya gukora kw'Imana, bakamenya ko ibintu imiryango itakora Imana igira gute ibikora. Hari abantu bagiye bashingira ku mafaranga cyangwa bagashingira ku mashuri bize. Atwebwe ntabwo dushingira kuri ibyo byose, cyane nta n'ibyo dufite rata. Ariko nasomye ijambo rambwira ngo ikirisha ibinyantege igakoza isoni ibinyembaraga. Niyo mpamvu tudashingiye ku idini. Kandi buri yaravuze ngo buri muntu mu itorero abuwejejwe muri. Zashoboka ko waba uri umusambanyi uyu munsi ukibona iki kiganiro. Zashoboka ko waba uri umusinzi ukibona iki kiganiro. Ariko uyu munsi haleluya, uyu munsi wahuye n'abana bakobwa n'uyu muvyeyi, ibyawe bihinduke. Mvugira ngo amen. Amen. Yemwe bantu muzi kureba, reka Julienne mbe muhishe. Aba babiri ntibasa. Barasa. Nanjye mbireje nsanga basa. Uziko nagize ngo ni impanga. Jya ubwanjye nitegereze mbona ni impanga. Yego. Hano turi kwa Julienne, sibyo? Ni nawe aba bantu wamuje nabo ntabwo nge narisanzwe mbazi. Mbonye amavuta barimo ndavuga ntidure mu kiganiro turi batatu. Nawe wa kane. Yewe we. Yego. Mbahuje mu kiganiro bakicara imbere ya kamera ari abahanuzi batatu, nanjye ndi inyuma ya kamera ndi wa kane, ntacyo byaba bitwaye. Ongeraho ngo hari n'inkike zigiye kuriduka. Yego, hari inkike zigiye
kuriduka turi kuzenguruka hari inkike zigiye kuriduka ubu abadayimoni bamwe batangiye kwibwiriza uzi ko hari igihe Imana iguha imbaraga utaravuga wagera ku murwayi abadayimoni bamurimo bakibwiriza cyane ndabizi cyane hari igihe Imana igushyiraho imbaraga yarangiza ikakubwira ngo ndi Imana igendanye nawe ukajya gusengera umuntu wasaze abadayimoni bakigukubita amaso cyangwa bakimva impumeko yawe bagahita bibwiriza ikintu bakora bango turagiye ubutazagaruka bakavuga ngo turagiye ndetse nta nubwo tuzigera tugarura ngo tubabariye ijyanone ntitwazongera kugaruka uyu munsi rero wowe udukunda wowe udukurikiye ibyo byananiranye uburwayi umaranye nabwo iki intambara runaka umazemo igihe zibwirize yawe zibwirize mbese ndi kumva uyu munsi ari gufashwa uretse umva ikintu ngiye gukora uretse hari ukuntu hari icyo umwuka mbwiye rata umva ngiye kubabaza ukuntu muziranye nindangiza iyi mikoro nge nyereke ubundi ubu umuyobozi w'ikiganiro icyo umwuka arababwira nge icyo ambwiye ni ukwikuraho iyi mikoro urumva ashatse kutubwira ngo kubera ko tuziranye kuruta uko watuzi ashatse kutubwira ngo icyo umwuka kubera ko nyiri bihe tuziranye ari budutegeke tumuhe karibu hanyuma rero uzi ukora iki kiganiro yego twabyumvise kabiri kuko mu bigaragara Julie nani Oliva na Pascaline ntago baye baziranye ubu ngubu tugiye kumenya kubera ko uza akantu ngiye kubabwira mwari muzi ko turi impanga biradusa guhera turanasabira nagaragara wari uzi ko uri impanga ya Julienne nabimenye Pascaline wari uzi ko uri impanga ya Julienne nabimenye cyane uyu munsi turi impanga kubera ko boss dukorera ari umwe kabiri uyu munsi turi abavukanye cyangwa se turi impanga kubera ko watubyaye ari umwe yego kandi niwe udufiteho ijambo rya nyuma ku buzima bwacu umuririmbyi yararirimbye ngo ngiye ataba amaraso ya Yesu mbese wakaririmbye ubundi ngiye ataba amaraso ya Yesu ngo ntago twari kumenya Haleluya ariko kubw'amaraso ya Yesu namenyanye na Oliva yahuje abatari kumenya Haleluya Imana yaraturebye iravuga ati shingiye Pascaline uvuka kuri mo irodobari kwa makiri hariya hepfo mu kirahijya reka mutoranye nze mwezeranye no y'umukobwa ariwe nsanga turanasa ariko Haleluya Imana ishimwe rero iyo ataba amaraso ya Yesu ntago twari kuzamenyana ariko kubw'amaraso ya Yesu aho ari natirere atajya tamanda niyo yatumye tumenyana reka twibwirane rero Pascaline warunzi oya ntago nari nkuzi Haleluya amen Imana ikora ibintu mu bushake bwayo muri iriya minsi nibwo Imana yambwiye ngo ngiye kugendana nawe uzamenya ko ndi Imana igendana nawe irangije irambwira ngo kandi kirenze kuri icyo ngiye kuguha inshuti zo mu mara ibaze Julienne wicaye hagati y'abano bantu ari abavuga butumwa ari abakozi b'Imana ari abahanuzi ariko Mana nyiribi nkicarana n'abahanzi we uzajya uhanga usiririmbe soprano nanjye kiremo bazi ukuntu bazi ririmba neza yasaraye ibyo bintu warubizi ndabizi cyane ariko turashimira Imana yatugizeho uyu munsi twamenyanye hari n'abandi tuzamenyana uri Pascaline wari umuzi wapi ngamurebure ko mubwire ngo turasa yego turasa no kumuhobera biremewe kuko covid yarakize kandi nubwo yabigihari ntacyo twishinze kubera ko turi amaraso ya Kristo uyu munsi rero tugiye gutwika abadayimoni bashe hari abaza bambaye ikote ku kibazo runaka uzwari igihe umuntu agira ikibazo kikaza cyambaye ikote kikaza cyambaye ikote neza ariko tugiye ibibazo byose cyangwa se intambara zose tugiye kubicira inkoni tubikubita cyane kandi tubivimuze tugiye kubikubita ubutazagaruka siko bimeze yewe birandurane n'imizi yabyo ngiye nkunda ijambo Imana yavuze iravuga ngo nitwizera tuzakora imirimo irenze kuyo yakoze iryo jambo nawe urarizi cyane Julienne gusuriza nitwizera
nitwizera tuzakora ibirenze. Imana ishimwe ko yaduhaye kwizera. Nawe udukurikiye utitaye ahantu uhagaze, waba uri muri gereza, waba uri mu butayu runaka, waba urwaye, nawe niwizera. Ibyanze kwemera biremera uyu munsi. Ndibuka impamvu kwizera kurema. Ndibuka Yesu impamvu yazuye n'abapfuye, ntabwo ari uko bari bakiranuka, nta nubwo bari abanyembaraga, ahubwo ni uko hari icyo yari yaragize gute, yari yarabavuzeho. Yego icyo yavuganye nawe, uyu munsi igisohoza. Umaze igihe kirekire uri mu masezerano menshi, Imana ikakubwira ngo nzakugirira neza, ariko uyu munsi tugiye gukuraho nza. Nasomye ijambo ryiza riri muri Yesaya 47:7 rivuga ngo biremwe nona. Si ibyakera kugira ngo utazavuga ngo nari nsanzwe mbizi. Uyu munsi wa none biremwe nona. Uyu munsi nimba ari uburwayi wari ufite bukira mu izina rya Yesu. Nimba ari deni wari ufite uryishyura mu izina rya Yesu, kuko byose irabishoboye. Haleluya, amen. Nkundira Imana cyane kuko ari Imana itajigaheramo. Nkunda kuvuga ngo urarwara Imana ikabyemera, ukanapfusha Imana ikabyemera, ugasenya urugo Imana ikabyemera, ukambara ubusa Imana ikabyemera, ariko ntago yakugenda mideni. Reka urasonza Imana ikakubwira ngo ndakugabura ukanyura mu rugo ukabura, ariko tujye tubivuga ko nta soni bidutera. Ikakubwira ngo irakwambitse agatenge kawe bakarara bakibye. Uzi impamvu? Nuko namenye neza yuko nta ukomera ataranyuze mu bikomeye. Haleluya. Nta ukomera ataranyuze mu bikomeye, kandi nta n'uwatabarwa ataratabaje. Yego. Ubundi yongeza mutamvuga ngo umuntu uzaba ukomeye abanza yaca mu bikomeye. Niyo mpamvu Imana ikureka izo ntambara zose zikanyuraho. Rero iyo bigenze gutyo vanga Mana unkorera igitangaza. Kigiye kuyiririmbye ngo intambara zitabayeho twavuga iki? Ubundi wakaririmba. Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Hayi umugabo atagukubise wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Hayi amadeni atabaye menshi wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Inshuti zitakuvuyeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Intambara zitabayeho wavuga iki? Wavuga ko warwanya uruhe rugamba? Haleluya. Intambara zitabayeho, wowe udukurikiye turi muri iki kiganiro, ese amadeni atabonetse wavuga ko Imana yishyura amadeni nta deni uragira? Hari ikintu njya buriya, hari umubyeyi twasenganaga, Imana ikamubwira ngo izamugirira neza, ariko yari afite umugabo, navuga ngo yari inshuti y'itorero, ko yari afite umugabo udakijijwe kandi ari umucuranzi n'umugore ari dirija wa korali. Ntago nzi niba urabyumva. Bagera mu rusengero Imana iti ndambiwe ibyiyoberanye, barebana bagasanga bose ni abakozi b'Imana cyangwa se bose ni abaririmba, ariko Imana yireba aho abantu twebwe tutareba. Umugore akarara ari inkoni bugaca mu gitondo akajya kudirija korali, umugabo nawe agacuranga. Kuri finali kugira ngo Imana ikore icyo yashatse gukora, korali ipanga amasengesho, baravuga ngo mbere nyuma yuko dukora amasengesho turamanza turepete, nitumara kurepeta twinjira mu masengesho. Iryo joro umugabo yaraye yakubise umugore kandi bafite amasengesho y'iki yakora, kandi kabiri umugabo yari n'umucuranzi, ariko haleluya, Imana ikamubwira ngo nzakurwanirira kandi buri muntu wese azamenya ko nagize gute nakurwaniriye. Uririmbye umuririmbyi mitamwibuka,
none amaze kumukubita iryo joro aramubwira ngo sinyeneye no kukubona mu maso yanjye, nta nubwo nshaka kurara mu nzu yanjye. Bari bafite ikidodoki hafi aho, ni Kayota abantu batazi ikidodoki. Umugore arara hanze ikimari cyinshi, saa 9 saa 10 zigeze ati abwira abana ati mujye kubyutsa mama wawe ahari hanze aze tujye mu murimo. Ariko sinzi nimba uri kubyumva. Ndi kubyumva cyane. Abana baravuga ati se mama ntabwo ari mu nzu. Hari umugabo ujye kubita umugore abana basinziriye akanabafungirana. Harangira abwira ngo agenda umurebe handi yaramenyereye kugira gute kurara, kuko yararaga mu nzu iminsi ibazwe. Umugore arangije areba ikime kimuriho, areba nuko ameze, ariko mana harangije aramubwira ngo agenda ubwire papa wawe agende ndaza kumusangayo. Ariko Imana yamuje kurara handi, iramubwira ngo kandi nkubujije gutakira umuntu wari we wese. Abone bitamvango gahunda Pasika y'Imana cyangwa se kamere y'Imana ni uguceceka. Igihe kigeze umugabo arogara agenda ajya gucomeka ivyuma, ariko Imana igira imbabazi. Itagira imbabazi ivyuma byakabaye bisha, byahita bisha. Ariko kuko itareba nk'abantu ikamureka. Amaze kugera mu rusengero, umugore nawe ava muri cya kinani yarayemo, araza aroga ajya ku rusengero. Asanga korari yose yateranye niwe bategereje. Bati se ko mutari pesa, ati twa tugutegereje wedirije. Habwiye muri byo ati teri korasi ati wowe dirije ayitera. Yabwira unati wowe dirije ayitera. Umugabo nawe ubwo ni DJ yiteguye kugira gute gucura. Ariko Imana yari yavuze ngo ndrambiwe ibyiyoberanye. None twihuse, umuzeyi yabonye abarimbyi bose banze gutera ikorasi, atatera ngo umugabo atagukubise. Intambara zitabayeho. Haleluya! Atavuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki? Noneho yibuka yavuze ngo umugabo atagukubise wavuga iki? Igihe kigeze ntabwo nzi ikintu cyamufashe, ahita agira ibitekerezo byinshi muri we, ahita yikubita hasi. Umugabo akavuga ati ushizeho ngo umugabo atagukubise, yitera ariko nitugera mu rugo ndongera ngo ukubite. Ariko kwari kugira ngo Imana yiyerekane. Aguye hasi umugore bagiye kumwegura, yambaraga ibintu birebire bikora ku maguru, kuko amaguru ye yari yarangiritse kubera inkoni. Umubiri we wose wari warangiritse kubera inkoni. Aguye asinzi kuntu igitenge cyazamutse, asanga umubiri we warahindutse. Barabati bishoboka bite? Bajya gufatana bagasanga ni ikibazo, ni ibisebe. Niyo mpamvu mwarashyamba rivangwa uko buri kose ubuzima bwose uhagazemo ujye unyurwa nukugize gute ubayeho. Isura ufite igikunya tazabona Julienne nambaye kano gasaha ngo ukigombe, ntabwo uzi impamvu Julienne nkambaye. Uko buri mwe wese afite sikariye ari kuzamuka. Buri muntu wese afite sekariye ari kuzamuka. Mwese afite dodani, kandi dodani yawe itandukanye na dodani ya Julienne. Imana itugirire neza. Rata ibyo ngibyo byabaye kugira ngo umugabo agaragare. Atimara kubona izo bigaragaye, yahise atoroka ariruka ava mu rusengero. Yagarutse mu rusengero aje kwihana, aje gusaba n'imbabazi. Ariko kuva uwo munsi umugore ntago yongeye guhura n'inkoni, yaratabawe mvuzira ngo amen. Amen. Imana itugiriye neza rero. Ako ngako kuba nari nkavuze habwirwa benshi akumva benejo. Hari igihe dukurikira nawe uri muri ubwo buzima, ariko nari nshatse kukubwira ngo nta buzima Imana itagira gute itahindura. Umvaka kandi Imana iguha ikoti bitewe n'imbeho waraye, kandi igupfukaga igisebe bitewe n'igifuko, igupfukaga igifuko bitewe n'igisebe ufite. Yaravuze ngo Imana iguha ikote bitewe n'imbeho urimo cyangwa se n'imbeho wahuye nayo. Arongera ngo Imana igupfuka igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse cyangwa se ufite. Uyu munsi rero twateranye, Imana igupfuka igipfuko kingana n'igikomere ufite, cyangwa se Imana iguha ikote ringana n'imbeho ufite. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iguha ikote kandi abyumvise uri nyiribintu. Imana y'amahoro tasi eneva egadita ya bini konta jeve dosas. Imana igupfuka igipfuko kingana n'igikomere wakomeretse mvuzira ngo amen. Umaze igihe kirekire warakomeretse warabuze ukomora. Hata seneva egat. Hata yasikia zo wijezi dosas. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe.
kizi byadukomerekeje ikaba izi n'ikigiye kubyomora, izi byatubabaje ikaba izi n'ibigiye kudusetsa. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Iyo yadukomerekeje kandi ntayizatwomora. Hano mawe ijambo rivuga ngo yego ngo umwuka w'Uwiteka umwuka w'umwami Imana uri kuri nge, yego kuko Uwiteka yansize amavuta. Haleluya. Ngire abagwaneza ubutumwa bwiza. Yego. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. Amen. No kumenyesha imbohe yuko zibohowe. Mwakire neza. Haleluya. Imana ishimwe. Tuvura abafite imvune zo mu mitima no kumenyesha imbohe ko zigize gute, ko zibohotse. Birashoboka ko udukurikiye uri imbohe, birashoboka ko ufite rije dosase taya ziniya zo mando zo gredo sasa. Birashoboka ko ufite imvune umaranye nayo igihe kirekire, imvune yabo yabiri mu nzu yawe. Yego. Waba uri imbohe mu nzu yawe. Haleluya. Waba uri imbohe y'ideni. Haleluya. Waba uri imbohe y'ubukode. Nukuri. Waba uri imbohe y'ubugumba. Waba ukora ku mafaranga ariko uyu munsi ejo ukabura kugaje bikanga. Waba ufite imbohe y'ubukene. Haleluya. Urara buri munsi, waba wambaye ubusa ariko ngo reka ijambo ry'Imana Mana ndagushimye, tubabwira yuko mubohowe. Mubohowe. Haleluya. Imana itugirire neza. Ubyizere nanjye mbyizere. Ari muri yavuze ngo ku Mana mu ijuru mfite y'umugabane. Haleluya. Ni umukuru w'abatanzi kandi yitwa Rukundo. Ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvuzira nta mwanzi wamunyirukanaho. Haleluya. Mpamya yuko izina ryanjye. Data we, iyo nyama z'izina ryawe bari ababyeyi gusa barifite, ntago mba mfite aka gasura. Ntago uba ufite aka gasura. Izina ryawe iyo bari basiko wanyu barifite gusa. Biba byararangiye. Uburi n'izina ryawe ntiriba rikibuka. Ariko kuko mwijuru dufite umugabane kandi umuntu utuvugira. Imana ishimwe. Harangira ngo ni umukuru w'abatanzi, ni umukuru w'ibyaremwe byose kandi yitwa Rukundo. Kandi ngo ubwamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho. Imana ishimwe. Tujya kwiyumvira ijambo ry'Imana. Ubundi tumaze kumva ijambo ry'Imana ariko ntago ari twe twariteguye, ahubwo ni iby'Imana iduhaye. Yego. Sinzi niba babyumvise. Sinzi nimba babyumvisha ariko ongera uribabwiye neza ariko babwira ubuhanuzi Imana ibahaye babyumve. Umve naho byanditse. Ni Yesaya 61. Yego. Ngo umwuka w'Uwiteka Imana uri kuri nge. Ayiwe uri kuri nge. Kuko kadutangire. Umwuka w'umwami Imana uri kuri nge. Yego. Kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwire abagwaneza ubutumwa bwiza. Haleluya. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko zibohowe. No gukingura abari mu nzu y'imbohe. Amen.